Yes, nanone ni Menya Vuba TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi nomwe. Rero niba utarakora subscribe urimo uracikwa. Bruce Melody ukomeje kuvugwa cyane mu itangazamakuru ndetse ukomeje kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'imitima y'abarundi no muri East Africa muri rusange yakoze ibintu bidasanzwe. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Kola like, share ndetse utange n'igitekerezo kugira ngo ibintu bigume bigenda fresh. Urukundo mutwereka, reka natwe tubifurize imigisha iva ku Mana. Bruce Melody rero uyu munsi yasohoye indirimbo, ariko iyo ndirimbo ni indirimbo y'isengesho, ni indirimbo yo guhimbaza, ni indirimbo ishima cyangwa se ivuga uburyo Imana ikora ibitangaza. Iyo ndirimbo rero abantu benshi bayumvishe baratangara kuko bamenyereye Bruce Melody mu kuririmba indirimbo ewan zirimo ibyo twakwita ibishego nkuko bamwe bakunze kubyita, ndetse benshi muri rusange bakunda kuvuga yuko Bruce Melody akora indirimbo y'ibishego. Aka kanya nkoreye iyi nkuru, iyi ndirimbo imaze kugira ibihumbi 50 by'abayirebye, amasaha atarenze 12. Urumva ko bitangaje. Iyi ndirimbo rero Bruce Melody yayiririmbyemo amagambo yatangaje benshi. Reka wenda mbabwireho gatoya nubwo namwe muraza kuyiyumvira nk'abatarayumva, aho yaririmbye ati buri ku cyumweru ndaza kujya gusenga, namenye yuko ankunda, mu minsi isanzwe nzajya mushimira, mu byiza no mu bibi ntabwo ajya anja kure, amenya ko nayobye akanyobora inzira ikwiye. That is why mvuga ngo haleluya. Urumva amagambo Bruce Melody yaririmbye atangaje cyane. Agakomeza avuga ati ndagukunda papa, baraburiza munyakazi ugaca ubinyemeza, ndagukunda Yesu. Namwe mu magambo Bruce Melody yagiye avuga, nta magambo wumva ko ari amagambo yo guhimbaza cyangwa se yo gusenga Imana. Nago wenda nayavuga ngo nyarangize, ariko araho yakomeje agira na nyogokuru yavuze ko wagiye umugenda imbere, nanjye uzanyimane ntuzatume nsuzugurwa. Ni byinshi, ariko Bruce Melody yaririmbye ibintu byatangaje abantu cyane mu buryo budasanzwe. Ese wakibaza ngo Bruce Melody kuki yaririmbye iyi ndirimbo? Abantu benshi batangiye kugira amagambo bavuga bati gatangiye kuririmba indirimbo nk'izi zihimbaza, ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi. Muribuka wo bita radio yaririmbye indirimbo yo guhimbaza cyangwa indirimbo ivuga ubwiza bw'Imana, ntihaciyemo kabiri abayitabye Imana. Wo bita Buravan abaririmbye indirimbo yo guhimbaza, nawe nta gihe cyaciyemo, nawe abayitabye Imana. Undi nawe waririmbye indirimbo ihimbaza Imana, nawe ibye bigahita birangira. Umuntu bita Jay Paul. Abantu rero batangiye kuvuga amagambo bati Bruce Melody noneho ubwo aririmbye iyi ndirimbo ibintu biragenda bite? Aho nawe ntibyaba bigiye kugenda nk'uko bariya byagenze, ariko ntago ari ubwo buryo wenda twabivugamo kuko tutazi igeno ry'Imana. Ariko abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, nkozi iyi nkuru ndimo ndaca hirya hino ku ma Instagram, ku ma Twitter, ngenda mbona abantu bavuga bati Bruce Melody ubwo atangiye kuririmba indirimbo nk'izi zihimbaza Imana, ibintu bishobora kuba bigiye gukara. Kubera ko ejo bundi baramufunze, aravuga ati nyamara ibi bintu ntago byoroshye, imigisha yanjye ishobora kuba irimo iragenda isubira inyuma cyangwa ikaba itangiye kuyoyoka. Burya buri kugera mu bushorishori, mugani tuzajye twibuka no guhimbaza Imana cyane tunayisenge. Uko ugera mu bushorishori ni nako ushobora guhanuka ukagwa nka voka. Ariko wenda kuri bamwe
ntago ariko bigenda, ariko hari abo byabayeho bageze hejuru Imana ibacisha bugufi. Rero ibyo ngibyo ni imvugo z'abantu, ni ibitekerezo by'abantu. Ariko Bruce Melody rero, umuhanzi Bruce Melody, nyuma y'uko avuye i Burundi yahise ashyira indirimbo hanze yayise ngo urabinyegeza, ikubiyemo ubutumwa bw'inkurumamo y'ibyamubayeho ubwo yari afungiye i Burundi. Ni indirimbo yashyize hanze ni ku mugoroba wa gatanu tariki ya 9 Nzeri 2022 mu masaha y'ijoro. Ni nyuma y'uko yarageze mu Rwanda avuye i Burundi, aho yagiriye ibihe bibi bivanze n'ibyiza abarundi bamweretse. Indirimbo urabinyegeza ni ijambo ry'ikirundi bishatse kuvuga tugenekereje mu kinyarwanda ngo urabihisha. Bruce Melody yavuze ko ari inkurumamo y'ibyamubayeho i Bujumbura ubwo yafungwaga biturutse ku bwumvikane buke yagiranye n'umushoramari Tuse. Mu butumwa yanditse asobanura indirimbo yavuze ko ubwo yari muri kashi Burundi yasenze kugeza ubwo mu masengesho havuyemo indirimbo ari nayo yakoze ahita ashyira hanze. Yagize ati ni indirimbo ishingiye ku nkurumamo mu bihe bishize, nanyuze mu bihe by'umwijima, narasenze ndi muri kasho, indirimbo ivuka mu masengesho yanjye, iyi ndirimbo ndayibatuye. Muri iyi ndirimbo avugamo ko buri cyumweru azajya ajya mu rusengero nk'uko nabibabwiye ku bw'ibyo yamukoreye, kuko yamenye ko Yesu amukunda. Ati amenya ko nayobye akanyobora inzira ikwiriye. Hari aho akomeza agira ati baraburiza munyakazi, izina akunda kwiyita, ugaca ubinyegeza, nakupenda Jesus. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo Bruce Melody yafungiwe i Burundi n'inzego z'umutekano zamushinjaga ubwambuzi yakoreye uwo bita Tuse wari wamutumiye mu gitaramo ntabashe kujya kuririmbirayo ndetse ntasubize amafaranga yari yahawe. Mu minsi yamaze i Burundi ariko nubwo yafunzwe, Bruce Melody yahakoreye ibitaramo bibiri byitabiriwe ku rwego rwo hejuru ndetse abarundi bamwereka urukundo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku mugoroba wa gatanu ubwo yarageze i Kigali, yagize ati abarundi ndabashimira ukuntu bitabiriye ibitaramo byanjye. Erega nk'uko nabibabwiye, ikibazo cyanjye nakigiranye n'umuntu umwe, ntabwo ari abarundi muri rusange, ntihagire utwara ibintu nabi rwose. Abahanzi burya rero bahora ari abahanzi, akantu kose bakabyazamo umusaruro. Ibaze ko yari ari muri kasho akahita avuga ati igitekerezo kigahita kiza cy'indirimbo akahita ayishyira hanze. Indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 50. Abazi YouTube nyeka ko muzi ubusobanuro bwa views ibihumbi 50 uko ziza noneho mu masaha make. Uko views ziza mu masaha make ni nako winjiza agafaranga akadasanzwe. Ubwo rero Bruce Melody nawe minsi yashize yagaragaye ari video yacicikanye asomana n'umukobwa, abantu baramuvuga kweri. Ejo bundi yari ari muri gereza, abantu baramuvuga. Soya ka video sinzi wagasohoye niba ari Bruce Melody cyangwa undi muntu, baramuvuga. None asohoye indirimbo yo guhimbaza nabwo arimo aravugwa. Bruce Melody akomeje kubaka izina, akomeje kurikora noneho riri kwiyongera ubutitsa. Kaho rero nguko ni Menya Vuba TV twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi nomwe. Niba utarakora subscribe, olala urimo uracikwa n'amakuru ya entertainment. Menya Vuba ni entertainment, ni show, ni ibintu bigezweho gusa tubashyiriraho, nta bindi. Ni ya makuru abavugwa cyane, ni ya makuru aba atuma abantu bavuga bati ibi ni ibiki birimo biravugwa hirya no hino hose. Muhorana na Bukalifu. Reka nshimire mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe. Nyagasani akomeza abahundagazeho imigisha idasanzwe. Reka rero tubonane ubutaha.